Ndabasuje bakunzi bacu, bakunzi ba Chantal TV Jo n'abakunzi b'ibiganiro tunyuza kuri uyu muyoboro. Nanone mbahaye ikaze kandi no kuri mbifurije amahoro y'Imana, mukomeze kumererwa neza. Uyu munsi nanone twagarutse n'ibiganiro nk'uko bisanzwe, kandi sindi ngenyine. Rimwe na rimwe murabizi ko mu biganiro ntajya mba ndi ngenyine. Ndagira ngo mbereke umutumirwa wacu uyu munsi, tunamwishimire, tumuhe ikaze, tujye twerekana urukundo. Abashobora gutanga comment bazitange, wumva yafata n'ibihe byo kuganira n'umuntu nabyo nta kibazo. Twatangira atwibwira, natubwira aho akomoka kugira ngo tutangire kuganira tuziranye. Amakuru ni meza. Murakomeye? Ndakomeye, ndashima Imana. Tuguhaye ikaze rero. Iyi ni televiziyo cyangwa tuyita channel ya YouTube yitwa Chantal TV Jo. Murakoze cyane. Nanjye nishimiye ikizere mwangire mukanumira muri studio yanyu. Yego, murakoze cyane. Hanyuma muratangira mutukibwira, munatubwire inkomoko cyangwa se iwanyu. Okay. Amazina nitwa Ingabire Jean Bosco. Inkomoko yanjye nuruka mu karere ka Nyanza, ntara n'Amajyepfo. Akagari ni Gatagara, umurenge ni wa Mukingo, umudugudu ni Gatagara. Ukaba uri muri uyu mujyi wa Kigali? Ndi muri uno mujyi wa Kigali. Ku bantu bazi mu Majyepfo bahita ku Gicubi cy'Intwari, ariko yego hari ikigo cy'abana n'umugabo biti Gatagara. Niho mu rugo. Okay. Karibu rero kuri Chantal TV Jo. Nanjye iyo dufite umutumirwa turishima. Kandi Jean Bosco atubwiye ko witwa Ingabire. Yes. Ingabire rero ubundi bimenyereye ku badamu, ku bakobwa. Ariko n'izina rivuga ibintu byiza. Wowe ryaje rite? Okay. Iri ni izina ngerageza kubwira umuntu ngo nitwa Ingabire Jean Bosco, agatungurwa no kumva ngo Ingabire uri umuhungu, akambaza ubusobanuro. Ariko mu by'ukuri buriya mama ajya kunyita iryo zina azi impamvu ko ninjye fura yiwe mu bana batatu afite. Ajya kunyita Ingabire, abenshi bazi ko Ingabire ngo ni impano, ko mbizi nibyo ngo bugabiwe n'Imana. Yego. Aho rero ibirenze kuri iryo zina byo ntago wabimubajije? na comment irisobanura ubwabyo rivugira. Imana ishimwe. Kandi koko buri umuntu akwita ikintu yumva gikoze ku mutima we. Ababyeyi bafite impamvu nyinshi zituma bishima cyangwa bagaye ibyo babonye. Hanyuma se Bosco, Bosco rero afite inkuru y'ubuzima itangaje kandi yakubaka benshi. Niyo mpamvu twahisemo kuganira nawe nk'umusore. Mu kuvuka kwawe, niba hari ibyo wibuka bya bindi tujye tuvuga umuntu aba afite bikora ku mutima. Mama, uravuze ngo mama yakwise izina. Kuki utambwiye ngo papa yanyise izina? Okay. Kuba mvuga mama mu buzima bwanjye, mama yambereye mama, ambera na papa, ambera byose. Ko mu mateka tuzi ko nta mwana uhitiramo kuvuka, ngahitamo n'aho azavukira. Kuko sindi mukuru, nanjye ndi muri ba bana bashengurwa n'agahinda ku mutima ko kuba batazi ba papa babo, batanababona. Ariko ngishimira Imana, naravutse ndakura, mbaye umusore, nzaba n'umugabo kubera Imana. Hari na icyo nabwira aba bana bari muri ubwo buzima, ntabwo bagomba kwiheba ngo bicwe n'agahinda. Kuko uko wicwa n'agahinda niko n'iminsi yo kubaho n'ubuzima bugenda buhinduka. Ariko ubaho wishimye ukakira ubuzima urimo. Seriously, ukurumva ufite ibyishimo, ufite na morale. Ni ibintu biza. Bosco, dusubiye inyuma gatoya, urakoze. Kuko impamvu abakunzi bacu barabizi, abantu bose tuganira baba bafite ukuntu barenze ibintu twita ibibazo, basigaye bagenda hejuru yabyo. Ntabwo tujya duhamagara abantu bose ngo baganirize abantu. Ko hari umuntu waza akavuga ngo ngiye narapfuye ubu ndumva nyine no gupfa, ariko kubera ishyaka n'ukuntu wumva ukomeye, nibyo byatumye inkuru yawe nshaka tuyisangira. Duciremo mama, nimba atari ibanga, byatangiye bite? Ubuzima bwawe bwatangiye bute? Usamwa kwawe, kuvuka kwawe, byari bimeze bite? Ibijyanye n'ubuzima ni role nari naganirijwe na nyogokuru wandize. Amakuru ambwira ko mama yigaga wa munani, aterwa inda na mwarimu wamwigishaga ngo bakundana. Mama atwara iyo nda, ndavuka. Ubwo ni muri ihe myaka? 8 n'9. ko mwari mutuyeho icyo gihe, bari batuyeho icyo gihe?
n'ubundi papa yaba agikora mu karere ka Nyanza muri icyo kigo cya Gatagara na mama ari umunyeshuri waho urumva muri 9 ni muri iyo myaka hashize mu nyeshuri atwaraga inda nagikurikiranwa ngo yagiraga kandi ngo numva ngo n'uwatwaraga inda bamwitaga icyomanzi rimwe na rimwe ngo barabarohaga sinjye simbizi ni ukumva ukuntu umukobwa yacitswe ubwo papa ni umurundi papa yigishaga aho ngaho yigishaga mu kigo cya Gatagara ari umurundi mama nawe yiga aho ngaho nawe yiga aho Gatagara yari afite ubumuga se mama ni muzima nuko higaga abantu batandukanye n'ubundi kiriya kigo kirimo abantu batandukanye n'ubu tuvugana harimo abantu batandukanye hari ufite ubumuga bw'ingingo z'amaguru amaboko kutumva kutavuga n'abazima barimo kuko nanjye nicyo kigo nizeho kirandira ndakura hanyuma barahuye barakundanyemo biba ngombwa yuko nyine atera inda ubwo ni ngombwa biba ibyago ni nagisida twavuga ko aragisida ni ibyago yego kuko ni ibintu biba utateguye kuko n'ubu turabizi ko umunyeshuri umuntu gutwara inda ni ibintu bitandukanye n'ubuzima bwo kuba yaba yubatse urugo mama baho ariyakira ariko ngenderwa na nyogokuru papa ntiwigeze umubona papa si niwambaza n'isura niwambaza n'amazina gusa iyo ndi muri quartier barambwira ati dore papa yabaga muri kiriya gipangu ukumva ni ibyo hari igihe wigeze uganira na mama muri icyo gihe byibura hari imyaka tugera ugashyiraho pressure umubyeyi ati mama ndashaka kumenya data nkamenya n'inkomoko kuko si wambyeyi wenyine icyo gihe narakimubwiraga akagira agahinda agaturika karira nkabona ndamutera inimba fata umwanzuro wo kuva ati noneho reka mbihagarike papa ni wowe mama ni nyogokuru byose mwawe bambira ababyeyi kugeza aho nyogokuru yaje kwitaba Imana mu 2004 ariko mbere yaho muri 2000 naze kugira ikibazo cya gesida ndi umwana ndavunika ngira ubumuga amaguru bw'akaguru kuko n'ubu amaguru yanjye ntago angana ntago areshya ariko nta muntu ushobora kumenya ko atareshya nanjye sindabibona ni wanabibona nabikubwiye cyangwa mbikwereke ni imodoka yagukubise oya ni kwa kundi muba muri mu cyaro umukecuru ati nemera imivumu y'ihene ukurira ugakandagira ivuni ishami rikavunika kwikubita hasi ko ndumva namaze imyaka 3 ndi muri ubwo buribwe mu 2000 ugakira 2 nagiye kwa muganga i Nyanza mu 2000 n'ubuzima bw'iyo myaka na miture bagaho nguvuga ngo byibura bazakatura ku mafaranga ndabyibuka ko nyogokuru yagurishije isambu yari afite kumwe baragiraga atanga imyaka 3 baragira batamwishyura icyo gihe ndibuka ko bamuhaye 50,000 mu myaka 3 ajya kuyishyurira ibitaro i Nyanza mu 2002 mvayo mu bitaro mva najye mu 2002 mvayo niberaga ku ndege ndaza ndarirwa ndatangira ngendera ku mbago niri namwe hari bari umuntu abanje ko amawacu bafashaga muri ubwo buzima bwo kujya kuri toilette ko mushiki wanjye ari mutonya barandwaza ngeze aho yambago nyishyira hasi ndagenda ndashaka ko tugaruka ku kantu gakomeye cyane mu muryango wowe mu muryango wakwakiriye neza nk'umwana bagukunze nk'umwana waje mu muryango cyangwa nabo wasanga hari ukuntu wakomerekeye mu muryango hasi ukiri muto njyewe ubundi njye nakomeretse nyogokuru amaze gupfa amaze kwita Imana njye nibwo nawe n'ubuzima noneho bumwe bushaririye nyabyo ko nyogokuru we yafataga nk'umwana we ninjye mwuzukuru we yareze bwa mbere mu buzukuru yari afite ku mwana w'umukobwa we yarameze nk'uwungutse umwana nta kintu byigize biba mama niwe bucura umuryango bakuru bose bari barashatse ariko mu buzukuru nyogokuru njye yabonye bwa mbere agaterura arera nkamunera nkamunyarira nkurambwira ati niwe mugabo wanjye mfite ko sogokuru we niyo arahari nawe nkakura mvuga ati afite umugore ni ukuvuga rero mu buto bwawe mu buto bwanjye njye uzi neza kugeza utagira papa ntabwo nta papa n'ubu tuvugana hari igihe njya nicara nkavuga ati ariko koko mana ku myaka afite niba yaba ari umusaza ukambakamba yambara bya bikote tujya tubona by'abantu bafite ubukene ariko nibura nkumva mbwe ati ndi papa wawe nakumva nezerewe none se hagati aho mukecuru yaje kwitaba Imana ryari mukecuru yapfuye 2004 ufite imyaka afite rumva 2000 navutse muri 1998 1989
apfuye 2004 urumva nayo ndi mu myaka 10 hagati ya 10 na 15 tuba rero dufatira. Noneho ubwo nibwo rero noneho nshako tuvuga ko ayo makuru uvuga ngo wari umwana watese utazi ko atagira na se ntacyo bimubwiye ari iwabo ari hano bamukunze byaje gukomera. Cyo gitekerezo nge ntacyo nagiraga ko ravuga ati ifite mama wanjye ari nyogokuru nyine kuko nge novugaga mama nahamagaraga nyogokuru mama umama wambye ngamwita amazina ye kuko niko bamwita n'ubu murabizi ko umwana arezwe na nyirakuru abaziti mama yabona mama we yaje nubwo bavuye i Kigali ati kana nubwo buzima twakuriyemo ariko nyogokuru amaze gupfa yapfuye 2004 mama afite undi mugabo yaramaze umwaka ashatse aho niho none ubuzima bwanjye bwashaririye fresh ndavuga ati noneho mana ubu nibwo ngiye gura n'ubuzima ubwo wagiye kwana na mama se okay nyogokuru amaze gupfa umugabo wa mama yari afite ati ni muze mu rugo yari nge na mushiki wanjye muto ko twarabana babiri icyo gihe urumva muri umuntu wanjye uko amacu wundi nawe yahise asanga mama wiwe we yari anafite na famille ya ba nyirasenge biwabo wase nge noneho ndi muri bwa buzima navuga ati nta masenge n'aya miryango ba nyokorome ni hasi hejuru bari mu byabo nabo bafite abandi bana bagomba kwitaho bakuru ba mama nabo bari muri business zabo mama ati nimuze mu rugo njayo niga mu mwaka icyo gihe ndumva nyogokuru yapfuye 2004 itamva mu ishuri tujya kuri uwo mugabo tujya ariko nyiri ku ishuri igihembwe kimwe nize yuko nyogokuru amaze gupfa niho nahise mva mu ishuri umugabo yarataga akankubita ariko umushiki wanjye namukore burabana n'abakobwa barubaho kandi koko tugomba no kubaha nkakubitwa rero ndareba bata kugira ngo nge cyase kwataga yasinze ati cyana cyawe cyana cyajyagaye nge nago nari umwana utari wanje nabanje bari iyo ngiyo nazi ubuzima barimo okay rimwe tuza no kurwana yari umukuru do face ndabyibuka atahana imbunda yararezaraga ahantu icyo kigo kigatagara ngira umujinya ngubita naye fata imbunda kumwe yishwanyaguzaga abati nanjye bingiye kubikora noneho turebane nkuramo magazine ndayihisha narakubaganaga ngewe birumvikana umuhungu w'imyaka 10 nari narariwe ubuzima bwarambihiriye noneho ngafata umuntu nkubita atari data warabimenye neza nziko byibura se nabagaburiraga kurya twararyaga ariko yataha niko akundi twabaga ku ishuri mama akaduha ibiryo tukaryama we yatarya joro akaza komanga hasi hejuru tukabyuka nkajya kumva nkumva urushyi ndaruriye murakora iki hano ibyo birarangira noneho bigera no mu muryango yabo yaba muri bashiki be nabo bakabona ko tutari batanyiyumvamo mu muryango wabo mfata umwanzuro nyura ubu urabacitse ndabacika nkajya nirira ku gasozi hanze ku muhanda muri karitsiye mu byaro cyane rwose hongeye ahantu nari twari karitsiye bari barimo njya negera umuhanda ahantu urabona hari ibiti biba biri ku muhanda by'inganzamarumbo bihagarara bikamera biri bimeze nk'inzu nkagenda nkiyicaramo nkazengurutsaho umupira wanjye ku mpande ngo naza gusinzira ngo ku manywa urumva narabyukaga mu gitondo hari akaresitora hafi aho ku muhanda kumwe bateka ubugari nkajya kuzana amazi mu gitondo saa 12 bagasanga nayaza injerekani ngo nze kurya ubugari bw'igitondo reka icyo gihe uba wihigira abantu nazo utiyigendaga nkubaza uzacunge inzoka itera igi irisigaho rigaturaga umwana akajya kwigushakira ubuzima nubwo ubuzima twibeze umuntu ababayemo ukabukora hasi y'amadomoro nje yajyaga gufunga nimugoroba nafataga injerekani nkayibika ahantu ukabimusaba nje namubwiraga bwa mbere nagiye ndamubwira ati ndashaka uza ugasanga amazi pe no mutipu aracyariho nawe ubuzima nabwaje kumuhindukirana asubira mu buzima yo bayingeruza usubira kubingeruza n'ubundi karafatwa ariko ubundi bajya bavuga ngo nabandire sirimuka nyamara nabandire sirimuka ari sirimuka ariko nabandire biri sirimu kuko impamvu ngurugero nk'ahantu habaye amakwe muri iki gihe hari umuntu uba ufite agakote kiba agomba kwambara ku munsi w'ikirori ariko bwa buzima bwo hanze akiri muri bwa bundi yabugeramo bazana tayibiriho ibyo kunywa n'ibyo kurya kajya ryakota ukashizemo icupa bwa buzima ngo aze akandaza kukanywa mu kanya ninagira ikindi mbona twigarukira inyuma ku kari agaciye twari turi kuri ya majerekani njye namusabye nabwo ati none ngewe urabona ubuzima ndimo umugabo wa mama nguriya aba ari umunyonzi njye nagize amahirwe nta muntu ujya unyanga
uwo duhuje turawuzangira amaraso akunda. Nakuze nifuza ko nibura nanjye nagira icyo nigezaho. Niga akagare njya ku kirenge nkikubita hasi, ngeze aho ndanyonga injerekani nzamuka mu biro 10 ngeraho ntwara umugenzi. Ubu tuvugana napakira ibiro 180 nkagenda nta kibazo ufite. None mu rwa buzima aho ngaho umugabo wa mama yavaga ku burinzi n'injoro agafata igare akanyonga. None nanjye harimo abantu bo muri quartier bazo ubuzima bwanjye bakavuga ati none uyu munsi twabonye aya turashaka kugwa akagare nawe wishakira yo kuriye. Ukibaho mu mihanda, nyiri mu mihanda agasubira inyuma akababwira ngo akabazwa mugabo mama ngo ubuzima, akabona ubuzima ndi kujyamo, akabona buramubabaza, akabona nimo akabona gutera imbere uko akababwira ati naramuka bibigare nje nimuzaze kunyishyuza sinamubyaye. Abandi ati nta kibazo, turamuzi imico ye turayizi, ntago duteganya ko yatwiba. Uyu munsi ngakora senyisa anagenda bagafite besa ibazo ibiceri 200 ku kagoroba. Mu gitondo ngarya ubugari bw'ijana bakankubita agasozi k'ubuntu no mu masaa 3. Birasakeje n'ubuzima. Mu yihe myaka ubwo? 2005 2006 byaje narindi nimugoroba ngarirya mirindazi ngarirya irindazi kurindazi byaguraga sengana. Yego ukabona amabiri ukagenda ukarenza agapipiri k'amazi igifu n'injoro ukigira muri kibashyira ugasinzira. 2006 mu giti kandi nanone 2006 hari yari umusore yubaka inzu ahantu muri yo quartier turabana 4 aravuga ati none mwebwe mujye mwihigira muze muryame atagurira amatora n'ibyo kwiyoroza ariko sinzabatunga abaha akazu aduha inzu afata icyumba kiwe natwe turabana 3 tukajya twiberamo kubuntu ayagira icyo akenera akatubwira ati munkorera iki, akatugura icyo kurya, twe twashaka icyo kurya kwambaraho ni wakwambara igifu nta kintu kirimo raka barakoreshe. Ubuzima burakomeza ngera 2009 2009 ndavuga ati navuye mu ishuri maze imyaka 5 niga reka no ndeko namenya gusoma urumva nanivuyemo niga mu wa 3 2009 njya ku kigo njya mu wa 4 primaire se ndi mu buzima nibana ngiyewe none nari mu buzima nibana ngiye kwa nyogokuru urumva nyogokuru yarapfuye yanzu marayigabagabana oya igumaho ibaho 2008 2007 mwaho na 6 muri ya myaka mama ashwana na mugabo babyaranye umwana umwe w'umukobwa ari mushiki wanjye mutavutse 2005 mama asubira mu rugo. Nawe uramukurikiye? Oya njye nibere muri bwa buzima. None ko utari waragiye muri yanzu ya mukecuru? Nje urumva nari umwana ibyo bitekerezo babigira. Wapi nje ibyo bitekerezo nabigira kuko nyoko amaze gupfa mukuru wa mama yahise aza kuyibamo. Mama yarafite umugabo baravuga ati no zitazaho. None mukuru wa mama wundi wakurikira yarafite umugabo ariko nawe nyuma y'ibyo byose arapfa. Ahita yigarukira ava iyo yarashatse arazaza mu rugo. Nanjye nibereye mu buzima ndi kwihigahigira nkaragira inka z'umuturage akamemba 3 nkamama tukamarana ukwezi ahita nimuka nkigira handi nkongera gutyo nkora isheni y'ubuzima 2008 mama ntakwishasa bakubwira ati mwana ntabwo sinashakaga no kumwumva numvaga ko ari n'umugome cyane yaratangiye noneho kumenya ko numvaga ko nta nicyo amariye muri bwa buzima nakubitwaga ndiba niruka imihanda ndiba gusa ikintu namushimiraga ni kimwe yarambwiraga ati weho nimba ntacyo wabonye nubona afashe umugenzi ashoye igataga kuko nabahagaraga nkankareba none aho atuye uhita ufatira buze ngo ibiriyo akabima bitsimye yabivumbura ko nageze akakubitwa ndafatisha kuza mama kubitwa bifata umwanzuro w'umusore ndomongana nibera ikirumbo kuri 15 yawe kuri 16 yanjye ni 5 bibaho 2008 mama musanga mu rugo nyogokuru akaba yapfuye hari indi nzu yitegura byegeranye ariko idakinze yasize nibaho bitagiye ndasanga barimo baranakoreraga ahantu nkora 15,000 njya mu rugo usanga abana na mukuru we umwe afite umwana undi afite umwana ibiryo bigasayirwa mu kanyuro ndakanyuza buri wese afite ibyo bibadanje mbwira mama ati none kankwereke ufite amafaranga 5,000 aha sinamweretse 10 afite 15 ariko sinamwereke 10 ufite 5,000 umufundi yahembwaga 2,000 tureka dufatira umufundi umusaza dusanje bamwita Noseni aze afate rwa rugi rwavuye ku gikoni arushyire kuri ino nzu twica amadirishya tuyibemo mureke kujya mwirwa mufundana arabikora
aradusakarira inzu tuyibamo 2009 urumva 2009 igeze ahita yarongera ahita bahura n'undi mugabo aragenda shabura badamura n'ibibazo ashaka undi mugabo ubwo se abana batatu yari afite njye n'abate sinzakurikira mama ajyana abashiki banjye babiri njye nisigariraho ibintu cyane bitafata umwanzuro ngiye ku ishuri utinye nkiyandikisha njyewe nabyo kuvuga byinshi nagiye njya ku kigo batangiye uri umusore kora ko hari aho responsable na directeur cyo habaga ikigo gifite responsable kora ko yari umusore yanzi none afite ibintu by'Imana kwiruka ibintu bya atletisme gukina agapira arambura ati uzaze tukwandike njyayo baranyandika umwaka urarangira igengo cya mbere wa mbere bose ku cya kabiri wa mbere bose ku cya gatatu umwana wabaga wa kabiri ararira abamugiha biroti bwe yareze kabiri bamuha biroti abo wa mbere nyine ariko ari wa kabiri n'ubundi bamugira wa mbere nge nibero wa kabiri kuri biroti ariko n'ubundi kaza ari wa mbere ubwo imitajya mu wa gatanu niga igihembwe kimwe ndi mu buzima bwo kwibana none icyo kurya kikabura ndarireka njya gucuruza umuntu akabari ibigage n'urwagwa na za dondo ubwongo bibaho urumva sinize uwo mwaka wa 2010 2011 subira kuri cya kigo barafata Bosco n'ubundi ni umuhanga n'ubu umwarimu wanyigishije ndabyibuka umwarimu nanyuze mu maboko wese aragira ati na promotion nzigera mura nayo niyo mwagize twari twinjye nigaga guza gusa nkabamo nderanja kuko ndakuza ariko namenye icyo shaka birarangira wa gatanu mba ndawusimutse ntajya mu wa gatandatu njyaho babize kwa kundi niga muri vacances ndagasimbutse ndagenda nigayo nize ibyumweru bitatu bakora ikizami cyo gatandatu cya mbere mba 11 icyo gihe n'uwa mbere nageze cya kabiri uwize yamezi yose icyo gihe mpita mpembwa directeur bamemba ati nigutega iki byumweru bibiri cya gatatu ukaba wa 11 uwa mbere nagire n'icya kabiri ndahembwa noneho ndakora bigeze umwaka tumaze gususha wa gatandatu nimba sinzi ibintu byabaye mba nkubise umunyeshuri bahita banyirukana nza kwikorera akazi ka mbere kubuye nagakoza no Kigali irebero hano kwirebero ubu ushatse itike uburiziye njya ahubwo banga wakandangiye yarambwa ati gwino aranzana ndi umwana nzi Kigali bwa mbere nza kwirebero hano ubona haraka nkabona ni heza no midugudu yo kwa Barujugiro yose urumva Rujugiro niho avuka ngo bati ndi hano abarani bene wacu turaturanye si bene wacu ariko nabaturanyi bazi wacu aho bitanye na murumuna Rujugiro bita Ruhando kanyukubitira nka 5 turi umwana wacu akankubita nk'icumi ngakomeza ngarifata mama mezi 2 bamamagara ngo ko bazakora ikizamini cya leta kandi ngomba gukora ugomba kugenda se ko ndabyibuka ku kazi aho nakoraga nabyutse sawa bari ngo ndabyukane k'ibishyimbo nabyutse saa 11 mvuga bifatisha imbabaro wagira ngo ngiye guteka nora ibishyimbo shiramo amazi biravuga nkuramo inkweto napakiye ngenda nk'ipusi batanyumva nafatiye urabona uvuye mu irebero nafatiye umumotari wanwa yankuye hano hafi y'iki kigo cya primaire cyabaga hari icyitwa Petit Poussin aho ngaho nafashe umumotari ngeza Nyabugogo nitafatira njya mu rugo nitajya kura mwarimu yigishaka icyongereza ankubita amakopi yose twagiye dukora ibizamini muri weekend samedi umva ko ushaka gutsinda njewe na amateka cyo nabati ndagije wa gatandatu gusa ego basi turakora ndabyuka bwa mbere nagiye urumva nani phone nyigira nagiye njya gukora ikizamini nge nabaye ipantaro ngeze mu kigo haje andi matrice ku kindi kigo twahuriye bati ubundi nkawe ubure umwe munyeshuri cyangwa aje gusirivisa ikizamini ndabwo ati rero kankwereka wemenya iby'ikigo n'abanyeshuri bazanye hano hafite uhayobora ubu nura mu polisi nemeye kumagarika ngo sinkuri ikizamini nahise njya toilette mitafata ipantaro yakaguru ndakazamura ikabutura mu ipantaro ku musore wawe nkore ikopi ya mbere barambwira ati wewe umwanya wawe kuva kuri rimwe kugeza kuri 7 bicaye aha ngaha dore ko batondetse abanyeshuri mitambona umwanya agomba kwicara nkora mate ya mbere buri kintu ushima iyo wize neza ufite icyo ushaka nibagirwa kuko ndibuka ko mate batuzaniye section byose yari mu wa 4 mate yo mu wa 4 mwarimu ngiye mwanyibona urumva nahereyemo nyuzamo ijisho ibya mbere ndayireka ko ya mbere njya ku ya kabiri nyikubita ijisho usanga ni 4 kandi mate yo mu wa 4 mate yo mu wa 4 narayuzuzaga mwarimu na nubu sa amateka si ukwiyemera ngeze no mu wa mbere
yabwiye abanyeshuri ati njyewe nahuye n'umunyeshuri kuko njye no muri vacances icyo gihe ndabyibuka nafataga ikayi nkandika nkagenda nkamwaka ibibazo nkagenda ngakamusura muri vacances ubwo rero bya bindi byatumye ngira amanota sinatsinze nabuze igice ngo tsinde nanjye fatwe nk'abandi bana ibaze iyo nza kwiga kuva mu ishuri ukagenda ukica amezi abiri iyo nza kwiga nari gutsinda nanjye n'ubu none se hari ikintu kiri kuntangaza iryo shyaka ryagusunikaga kugira ngo ugere hariya ni njye icyo nashakaga navuga ati nibura mbashe kumenya ndangiza wa gatandatu ubundi bari bagifata umuntu wangije wa gatandatu mu gisirikare vuga ati njye nzigira mu gisirikare narangije gatandatu yanjye ndayiga ndarangiza hahita amanayini 2011 nibwo nakoze wa gatandatu ndatsindwa njya nayini mu mwaka wo kujya wa nayini nibwo buzima nibanagamo na n'ubu njye sinajya ku ishuri kubona ubushobozi nakayi nakaramu nanifomu nacyo kurya ndihiringa ni danje gusa hakaba hari ababyeyi muri quartier babiri ubico nagira cyose ndibo ngo ngomba kubashimira ko bana wanjye kujya ngo nangize wa gatandatu mwamwita mama Diane ufite abana bita Kigabo na Yves ndi bamwita mama Alexis nababyeyi bari muri quartier none bari bafite abandi bagomba kwitaho ariko bakakwibuka bakafasha barasunika Imana izabamugisha ndabashima imbere y'ikamera icyo bazabona bajye bavata imbafite ku mutima rero n'ababyeyi babiri ibaze mu babyeyi bose bari mu mudugudu no mu kagari ariko abo babyeyi babiri bakibuka ukabazi ko batagomba jewe n'abana babo bamwe twarakuranye twaryana ubuzima yese akasura muri bwa buzima niberagamo none se ubwo nukuvuga ngo ntibasubiye mu kazi bagumye mu rugo nagumye mu rugo none naje kugira gutya 2011 harangira urumva nayo ifite akagare n'uruna ibintu by'amafilimi bakandoresha nka turuna nzagura n'umukobwa yaje kuapurayinga ku kigo runaka ashaka akazi ndamutwara ku kagare mugeza ku mpande ngo afate imodoka mwaka nimero by'imikino mvuga ati aka ni akana turi mu myaka imwe nzatereta tukajya tuganira aza kubona ka kazi ku cya kigo aza kumpamagara yambaza ati se kutari ku ishuri ndavuga ati njye ntabwo ubushobozi bw'ishuri arambwira tuzaze ku ishuri noneho nzaguha ibikoresho njya ku ishuri ibikoresho amenifomu amakayi akajya namenyera n'ubuzima hari umukobwa ari n'umunyeshuri bamwita Farasina atwigishaga igisore n'icyongereza mu hambere bibaho njya mu wa kabiri abati noneho ariko hagati nkaba nageze kujya gukora ikizamini cy'igisirikare kuko Kabarebe yaje kugikoresha ahantu hari pinusi turakora ngira 18 kuri 20 ku munsi wo kukijyamo akareka nari namaze kubyikuramo abaza kunta mbere iragenda ikora ikosi bamamagara bwa kabiri naga kujya bohereza daso ku bwa gatatu baje ndabakwepa ndigendera birangira bityo utinye sinyibirimo nakaraka navuga ati ngomba kwihigira kuko baravuga ngo igisare ko ngo ikinjiye gusohoka biragorana bakavuga ngo kandi uri mu gisirikare na liberté ubwisanzure bafite abata ntabwo ngiye kuzafungirwa muri ibyo bintu nakaraka nageraho bikabadanje biva aho ngaho none ongera mu wa kabiri ndakora hari wa kabiri wa gatatu bije mu wa gatatu mitangira kwihigira uzo ndavuga tubona no icyongereza mu magambo 10 urumva 2012 nakoze wa gatandatu 12 sinajya 2013 nibwo navuye mu ishuri utajya muri Kigali tanizira muri Kigali nkora karyasi ndayikora ivaho urakoze mu rugo baradusuzugura ariko tuba tubafite ubuzima umuntu ufite umukozi mu rugo ajya mwuba cyane umubosi turatandukana ndanije bati ibi ngibi namamve yo kuyanirwa njya gukora akazi ko mu rugo noza amasane banuka ngo mawe ujacira mu maso ngo ibirahure nibyogeza amadirisha rasa nabi ndabati ngiye kuba ahantu hari akabari ngenda noza amasahani urasaba ikigo cy'abafurere hari Gatagari wacu rama akazi noza amasahani anyembera 230 ndakora ngeraho menya gucoma mba mucoma noneho wewe usanga mucoma mu gikoni se ukamwiga mucoma urumva njewe nozaga amasahani haboneka ya komanda y'inkoko agahita cyangwa urukwavu cyangwa akabenza kanyoreza gushaka ibirungo mu gipangu ahantu byaga birirunze seleri na pavuro byo gukatiramo n'igitunguru nasanga yarangije kubikora ahubwo ngo nazabimenye wakanuma kujya kuzana ibirungo mujye njya kubizana we ngasanga amaze kubitunganya bibaho noneho ufata umwanzuro ufata agasumari pfumura mu itafari akenge yanuma kujya kuzana ibirungo ngewe nge sinjye kuzana ibirungo nkarungurukaho ukamucunga uko bikora bibaho ntiyarabuko haba match y'ikigo cy'aba
na cya kigo nanone cy'abakozi ba Gatagara mbona komande ya brushette ndazikora brushette ya mbere nakoze kumukira araje ati nge nimungure brushette na ati adahari mucoma ati turabikora nari uti nge ndahari ndayikora ndayotsa neza nuje na stress na pressure ndayigemura yari umubyeyi ararya arishima abwira frère ati mucoma arabyumva banzamura umushahara mba mucoma hanyuma se umugabo arirukanwa wa mugabo byageze wahita yigira mu Bugande sigara ndi mucoma none se kutari waramusabye kukwigisha we urumva hari umuntu ufite imana ko adashaka kuyisangiza mugenzi we urabona yimusabye ubona reka da happy na tumenya umusore nawe Yesu akamwe ati woje ungurira inzoga nkwigisha abati shango ngurira inzoga njyewe ndahembwa biri bibaho nyine ndabimenya niko kabiri kambere nakoze nta muntu numwe wakwigishije wapi ubwo manager baragiye barahindahindura natwe turigendera haza mu ndi muntu nawe amakazi ndakuramba mucoma bibaho birarangira nzi nisanga naje gukora muri Kigali mbanza nkorera hano ku Munyinya hano duhagaze ubu turi hano Kicukiro aho bita kuri Continent wanzanye turakorana amezi 3 nibwo boss ndi gukorera ubu none sasa aje mu bintu by'amasuku yahana agomba gukorera atanga commande turakorana ndayikora ndayibagemurira asigarana nimero yanjye abona ni sawa ejo ni mu kwa 2024 mu kwa 11 nibwo natandukanye no mu boss nigira mu rugo kwa 12 mbona nabomaga ejo ndi mu kwa mbere nza hamwe ati nafunguye ibintu sigwino none dukorana ndaza turakorana ariko uburwego ndiho ntako nyakuza kwivugisha je Bosco ubu tuvugana ibyo nkora birivugira narwo nyiri mu bantu bavuga ngo ngiye gushakisha akazi ufata commande nkahita nyufotora nkayishyira ku rubuga nkayishyira kuri stat yanjye ku bantu bakurikirana ngahita mbaza ati iyi fi nangahe ngahita mubwira ibiciro byanyu yinkorere ndaje komeza brushette nangahe ngahita mubwira ubu ngubu babandi barabakira handi nakoreraga nibo bakiriya afite ubu ngubu bari kunyinjiza na boss boss turishimiranye respect kwa boss Imana ishimwe none se ubu hari akantu tutasoza ntakubajije iryo shyaka ryo kushaka kuva hasi buri gihe niki cyabikwemezaga ni ibintu abantu bakuganirije ni ibikurimo kumva uhora wumva aho urahadahagije ushaka kuzamuka okay byageze 2022 na kabiri urumva nge nabayeho mu mama n'umudivatiste no mushefu guide ni n'umubwiriza generera munaniye nibere muri byanje ndi gushaka ubuzima ariko noneho naje kugira bakamamagara ati ninze muri jia nabwo ati nge sinamuje se ndabigira muri korari ati wapi noneho naje nge ndavuze ati mana nubona ko nahagarira imbere ngavuga izina ryawe ndisobanukiwe twageze muri bakamana kugira ngo wumve ahantu bumagaze n'uwatumye mahagara mbaza imana yangu ati wakora muri rya yereko nagize yereko nge ndyamye mu nzozi muri kora mu itorero hari amakorari 9 ndavuga ati mana hari aya makorari ndashaka kuma yahumbariza hari korari hari ubu navuga ko ariyo itoro rifite ni nahase iruteti wacu mu ntara yego bahita twiyarure n'ubugiye kuri cano wasangaho ibihangano byacu dufite cano twitwa twiyarure side rutete kuko ugiye muri twiyarure tubona abantu b'i Kigali ariko ushizeho rutete family bitubona yayindi yacu kuko dufite album yacu ifite indirimbo 6 tumaze kubona dufite audio 2 volume 2 ubwo niho naje kugira ati njya gukora umurimo none perezida we korari nanamushimira n'umudamu we bamwita Twizera Imana Fidèle n'umubyeyi ijoro umudamu we bafitanye abana babiri bafata nk'umwana wabo w'ifuru barambira ati none Bosco weho baranyicaza baranganiriza banankuramo bya bindi by'imyumvire nafite ati mama nta kintu yafashije barabati weho gira icyo ugezaho bangurira akagare ndakanyongesha nakabahaye ngiye maze kubona akazi ngiye kwishakira kanjye ariko abo babyeyi nibo bamaye respect tuvuga ati menya aho ugomba kubarizwa umenye n'icyo ugomba kugeraho kugeza na n'ubu kandi koko inama barazimaye n'ibyo bangiriye byose n'abandi babyeyi bose bagiye bangira inama n'ababyeyi nanyuze mu ntoki bose banyubatse ku mutima ndabashimira amen hari ikintu ushaka ko dusorezaho Bosco ufite ubuhamya bukomeye kandi tuzakomeza tuzaganira n'ibindi kuko ndabizi neza ko hari abantu benshi badafite abantu bababwira nk'ibi turi kuvuga ndimo ndavuga noneho dusoza wabwira iki imiryango y'abantu babyaye batitaye ku bana babo icya kabiri wabwira iki umwana uri mu bihe nk'ibyo ngibyo by'ubuzima buri hasi yihebye harabo njye mbona hirya no hino bari kuvuga ngo nta muntu n'umwe dufite twabaho gute twazamuka gute wababwira iki okay turahera ku babyeyi
ariko umubyeyi turamuzaho nyuma kadure ku mwana kadure ku bana buriya hari umwana ujya mu buzima bugoye yabigizemo uruhare atari ko ari umubyeyi wabimushyizemo turabizi urubyiruko rw'ubu rwamaze kwangirika mu mutwe ariko tutavuze ko hari n'ababyeyi nabo bafite indi myumvire ariko ku bana bari muri ubwo buzima icyo nababwira ngiki we ubuzima arimo navuga ati Imana uko abyutse ashimira Imana ati ndashimira ko mbyutse ndi muzima hari benshi bavuye mu mubiri hari n'abandi bari mu bundi buzima runaka kandi njye ndi muzima ntibazihebe ngo bicwe n'agahinda bumve ko ubuzima bwabo bwarangiye ibyiza biri imbere nubwo tutazi uko bameze kuko nanjye hari aho byageze muri bwa buzima nyine nanze kubivugaho ngiye kubikubaza nta kintu wigeze ugerageza gukoresha nagerageje njye no kwiyahura bitewe n'ubuzima kwiyahura kwica ibiyobyabwenge ibiyobyabwenge narabinyweye muri bwa buzima naramenye Imana naranywaga nkanasinda ariko sinasinze ngo niyandarike oya imyaka yanjye 35 igihe washatse kwiyahura niki cyakubujije cyangwa waranabikoze narabigerageje none nanabigerageza ndi kumwe na mama muri kumwe mu ndagenda nywera ikintu cyitwa kanyanga icupa ndiryenyine ndataharira ngaragura mama twari twaserereye muri bwa buzima bwo atazanyereka idata ikintu cyanongoye nuko yahamagaye ijoro abaturage ati umwana wanjye arapfuye abazana amata abazana amasukari abaza kusuka ya makara ndi kubumva nyine tu ariko mbumva ariko hahandi nari namaze kugagara kugaruka mu buzima niki cyakubujije kwiyica mu kindi gihe gikurikiyeho kucyo utongeye ngo ugerageze cyatumye nanga kongera kwiyica nuko nari maze kubona ko ibyo ngiye gutekereza atari byiza iyo umuntu apfuye abapfuye ariko yari ubuzima arabushakisha bugakomeza kandi ko kurabona kongeze kuri byinshi ubu tuvugana poste zanjye kubazibona ufite nimero yanjye ya WhatsApp yajya agenda akabona ibyo mbasha gukora Bosco turagushimiye cyane hanyuma icyo warubwiye umwana anareke mama ababyeyi rero ku babyeyi sasa umwana nakunanira wijugunya ngo uvuga ati arananiye kuko bacumugaye ngo ibye ikibazo irakirigata kuko nanjye mama naramunaniyemo nza kugaruka ku murongo n'ababana baganirize ababyeyi babasha kwiyumva nabo bazabagira inama nzima kuko nanjye bangiriye inama kubera abo niyumvagamo nkamubwira iki akambwira iki byose ndagenda ndabikusanya mbitereka mu kintu kimwe bibyaza umusaruro usanga ubuzima buri mu maboko yawe yes njye ugomba kwimenyera icyo ngomba uko ngomba kubona uko naho ngomba kwigiza wow Imana ishimwe ndishimye cyane Bosco afite ubuhamya bukomeye turacyari kumwe tuzaganira n'ibindi Bosco Imana iguha umugisha kandi ko uzabingabire ku bantu benshi ndahamye neza ko kuganira kwawe ntago turi kuvuga inkuru gusa turi kuvuga ibintu byagiye byubaka ubuzima byagiye binyura mu buzima bwawe kandi byatumye ugera aho ugeze ni iki kintu dusoza wabwira umuntu uhora yiganyira avuga ko bidashoboka icyo kintu nge ndakivuga nerekana mu maso hanjye abenshi ntibari bahabonye icyo nabwira uwo muntu uhora yiganyira uyu munsi ndiho nabi ariko ejo nzabaho neza bitewe n'ubuzima n'uruhare nabigizemo njyewe nicara nkigunga mwumva ko naheranwe n'agahinda ntacyo nzageraho ariko nirekura mwumva ko ubuzima ndimo ari njye ugomba kubuhindura nzaza nkwegere nk'uko negere n'abandi nk'uko turi kumwe ubu ngubu ndakeka iki kiganiro tugiranye nyuma y'iki kiganiro nawe ubwawe hari indi nama runaka uri buze kumva hari inama uri buze kumva nanjye ndi kwiga nk'umubyeyi wa mwana yiheranwa n'agahinda kuko ubuzima burakomeza kandi amenye ngo ubuzima arimo buri mu biganza bwe ariko Imana niyo imubeshejeho nayisenge ayisabe simusubiza aka kanya ariko nyuma y'iminsi runaka azasubizwa amen kandi Imana ihabwe icyubahiro Imana ihabwe icyubahiro Bosco Imana imuhe umugisha nawe mwese mwadukurikiranye mwakoze cyane naho butaha kandi ciao tuzasubira naho butaha